reka ngire ikintu mbabwira. Satani yarateguye isi igiye gutwara abantu batazi iyo bajya. Ujye ubona abantu bajya gupfa ukoma amashyi babwira uti mwebwe ubugingo mwarabubonye, kubaho ubuzima mwabufashe umuzi, kandi barimo gupepera bamanuka bagikuzimu. Mbere gato yuko Yesu agaruka, ibintu bizivanga ku buryo abantu twitaga abatambyi, abantu twitaga abanyamategeko, abantu twitaga abashumba, n'abantu twitaga abahanuzi, uzaza umureba aguhanurira ibintu akubeshya ngo ni Imana ibivuze, ariko numureba neza ubone ntaherukana n'iki. Umuntu yiviriye gusambana, umuntu yiviriye kwiba, umuntu yiviriye kugambana mu matiku asize asenya urugo rw'abandi. Wajya kumona ukabona ari ku ruhimbi arimo kuvuga ati mbifurije neza mu miryango yanyu, bati mbega umubwiriza mwiza. Korari umuntu wiviriye kuryama ahantu, wikangukiye ahantu, n'umuntu ukoba usambanya ukimuriho, harimo arereka abantu ati tuzazamuka ku magare mama we, ku magare. Ariko Imana yaragowe ntiyagowe. Kandi abo bantu bose barashaka kuza guhagarara mu nzu y'iki y'Imana kugira ngo babahe mikrofone bavuge ngo tugize gute, turakijijwe. Uramutse uri Yerusalemu ku muryango w'urusengero, Babuloni yabaga iri kasikasi mu cyerekezo. Ku bana b'Imana uyu munsi hari inkono itwerekejeho urugara iri i Babuloni, kandi byanga byakunda ubu nabwo ni ubutumwa abantu bakeneye kumenya. Abantu bagomba kubanza kwiga uburinzi n'umutekano uturuka mu ijambo ry'Imana, ariko barangiza bakaniga n'ibihe byegereje uko bigize gute, uko bimeze. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Haleluya, haleluya. Reka nongere mbifurize umunsi mwiza, kandi mbashimire ukuntu mwakoresheje imbaraga nyinshi muza mu materaniro. Imana ibaha umugisha. Ukurikije ambutiyaje iba ihari, uba wibaza ngo aba abantu baraca hehe bagere mu materaniro sangaye. Ariko kubera ko mwe mutuye inaha, mwamaze kumenyera uburyo bwanyu, mufite uburyo bwanyu bw'ubwenge bw'uburyo mubigenza. Imana ibaha umugisha. Tunejejwe rero no kubana namwe, tunejejwe no kubana muri iri teraniro n'abantu barimo kwitegura kubatizwa, tunejejwe no kubana n'abashyitsi badasanzwe ari abadivantiste ariko bikundira ijambo ry'Imana, tunejejwe no kubana n'abadivantiste basengera ahandi ariko muri iki gihe cy'amateraniro bavuga bati nkorera hano hafi, reka mfate umwanya mbanze nce mu nzu y'Imana ngira icyo niga. Imana ibaha umugisha. Reka nanone nshimira abantu turimo kwiga, twasoma ibitabo bagasohoka hariya hanze bakabigura. Ni byiza cyane kuko biguha urwibutso rw'amateraniro kandi bikagufasha. Uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza gikomeye nifuza yuko twiga, ariko mbere yuko tukiga munyemerere tujye juru dusenge. Nanone Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kuza mu nzu yawe. Wavuze ko kuza hano umunsi umwe biruta iminsi 1000 hanze. Iminsi tumaze hanze ni myinshi irenze 1000, kandi buri munsi wose wabaga ufite ibibi byawo. None tuje mu nzu yawe ngo uduhindure. Reka ijambo ryawe rigira imbaraga mu buzima bwacu. Reka imitima yacu ifate imyanzuro yari yaratinye gufata. Reka hazaza hacu hakubumbukire kugira ngo nawe utwereke hazaza hacu. Ibiganza byacu twinjiye nta kintu dupfumbase, ariko dukwiye gusohoka hano hari ikintu dupfumbase. Imitima yacu twinjiye irimo kuba guhutazwa, yijugunya hirya no hino ku bw'isi datuje. Ubwo twagize amahirwe yo kuba mu nzu yawe, uduhe gusohokana umutuzo. Ijambo ryawe rigira ububasha muri twe, buri muntu wese abashe kuryumva, urimanure kugira ngo tubashe kurishyikira. Mwuka wawe wera akore ku mutima wa buri muntu wese, kugira ngo nk'uko abagabo babiri bajyaga bavaga Emausi bari mu nzira baganira nawe, bumvisha imitima ikeye bavumbura ko ari we baganiraga. Reka natwe muri uru rugendo
tugira ibyo twumva bidasanzwe, tugira imyanzuro yera dufata idasanzwe, kugira ngo n'ikindi gihe tuzahore twibuka ko uyu munsi twari kumwe nawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo inkono itogota itwerekeyeho. Inkono igira gute? Itogota itwerekeyeho. Buriya ntago ndabona inkono y'umuceri itogota, ariko nabonye ko inkono y'agatogo yo igira gute? Itogota. Kubera ko baba batetse ibiryo by'amoko atandukanye, ibiryo bifite gushya gutandukanye, kandi n'umuriro ubitwika mu buryo butandukanye. Inkono irimo ibiryo by'amoko atandukanye, ikiyiranga igenda ijugunya utuzi tugize gute? Dushyushye, ku buryo ushobora kuba uri hafi yayo, ayo mazi ashyushye akagutarukira akagutwika. Hari inkono rero muri uyu mugoroba itogota, ifunguye, itwerekeyeho, kandi iyo nkono irimo iracanirwa cyane, kandi umuntu utabasha kuyitaza izagira gute? Izamutwika. Uyu mugoroba twerekeye mu buhanuzi. Usaba Imana rero ngo ubu buhanuzi tugiye kwiga muri uyu mugoroba, Imana iguhumure kandi iguhe kubwumva no gushyikira icyo Imana yatugeneye muri uyu mugoroba. Tujyane muri Bibiliya, muri Yeremiya. Yeremiya igice cya mbere. Imana yahamagaye Yeremiya. Yeremiya yabayeho mu gihe kigoye cyane. Ubwoko bw'Abisiraheli bwari buhari, burimo guhura n'ingorane z'uko bwimuye Imana. Hari ibihugu byinshi byari birimo kugenda byiyunga kugira ngo bishyireho leta runaka zikontorora ibice by'isi. Muri ibyo bihugu hari harimo igihugu cy'Abakarudaya cyangwa se Babuloni. Babuloni yahoraga ibangamiwe cyane na Yerusalemu. Intambara yari iri hagati ya Babuloni na Yerusalemu icyo gihe, ni nayo ntambara igomba kuba hagati ya Babuloni na Yerusalemu y'umwuka. Ibi bintu rero murimo kubona byose bifitanye isano n'intambara iri hagati ya Babuloni na Yerusalemu. Kimwe mu bintu bitangaje nuko i Yerusalemu y'umwuka y'uyu munsi hari abantu barimo bagomba kuva ku kejo bakagwa bakajya hehe? Muri Babuloni. Ariko Babuloni nayo ifite imfungwa z'Imana. Imana irimo kubwira ngo dore nakinguye, nimusohoke muhunge, umuntu wese akize iki? Amagara ye. Umusozo w'iyi si Babuloni na Yerusalemu y'umwuka bifitemo uruhare. Imana rero ihamagara Yeremiya. Cyari igihe gikomeye. Imana iramubwira iti rero ntabwo ukeneye kwezwa, nakwejeje utaravuka. Naragutoranyije nguha mu maso hakomeye kugira ngo uzankorere akazi. Kandi hari ibintu bibiri Imana yakoze kuri Yeremiya. Icya mbere, Imana yaramubwiye ngo nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Mu magambo make, umuntu wese uzapfobya ibyo Yeremiya avuga akabica amazi, azaba arimo guca Imana iki? Amazi. Umuntu wese yagombaga kwitondera ibintu Yeremiya bazaganira, kuko Yeremiya ntiyagombaga kuzaza avuga kubwe, yagomba kuzaza avuga kubw'iki? Kubw'Imana. Icya kabiri Imana yamuhaye ni misiyo. Umurongo wa 10 Yeremiya igice cya mbere, Imana irangije iramubwira iti dore rero ngushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura, gusenya, kurimbura, kubika, kubaka no gutera imbuto. Amen. Ibi bintu bibiri bisoza. Abantu benshi bajya babwiriza, bajya baririmba, bajya bayobora, bajya batanga inama zabo bakarandura ibintu bidahwitse, barangiza bagasenya ibintu bidakwiriye, bakarimbura ibintu bipfuye mu mitwe y'abantu, bakubika ibintu byari byarahawe agaciro mu mitwe y'abantu. Ariko n'abantu bake bemera ngo Imana ibigishe kubaka no gutera imbuto. Izi nshingano rero Yeremiya yagombaga kwerura ukuri, akavuga ibintu nk'uko bimeze, agahanura ibihe byenda kuza,
ariko akanagira n'umwanya wo kubaka imitima, ndetse akagira n'umwanya wo gutera iki? Imbuto. Yeremiya atangira umurimo, Imana aramubwira iti ntuzabatinye. Kubera iki? Imbere yabo hari ibintu batarimo kubona. Imana ibyereka Yeremiya nk'uko uyu munsi wa none imbere yanyu, imbere yacu hari ibintu tutarimo kubona ariko birimo kuba, keretse gusa ugize umwanya n'Imana ikakwiyerekera. Dufite abantu barimo kuduhanurira amazu tugiye kubaka, abarimo kuduhanurira ko tugiye kurongorwa n'abazungu. Dufite abantu barimo kuduhanurira ko tugiye kubyara abana babiri. Dufite abarimo guhanura yuko tugiye kuva ku cyicaro ku cyavu tukicazanwa n'abagize gute. Ariko ni abantu bake bashobora kwerura uko ijambo ry'Imana ritwereka, bakavuga ibihe by'akaga bigiye kugira gute kuza. Niyo mpamvu nagira ngo nkubwire ngo imbere yacu hari inkono igira gute itogota, kandi Satani yicaye iruhande rwayo arimo arayicanira, kandi ni wowe amazi agomba gutarukira. Nshuti zanjye, Imana yabwiye Yeremiya umurongo wa 11 ibyerekwa byerekana ibihano Imana igiye kubahanisha. Umurongo wa 11 Yeremiya igice cya mbere, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga nti nduzi inkoni y'umurinzi. Amen. Umurinzi mu gihe cya kera yagiraga inkoni. Inkoni rero yari ifite ububasha bukomeye. Kubw'ibyo rero Yeremiya yeretswe inkoni y'umurinzi. Bigaragara ko hari ikintu cyitwa umutekano, hari uburinzi bukomoka ku Mana. Maze Uwiteka arambwira ati umva waroye neza. Amen. Abantu Imana izazibaza ngo urabona iki, babivuga Imana ikabona ibyo ireba n'ibyo barimo kubona. Imana izazivuga iti warebye neza. Imana iramubwira iti warebye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Amen. Imana irinda ijambo ryayo. Iyo irinze ijambo ryayo rero ibirinze n'umuntu ufite iki? Ijambo ryayo. Kuko Imana iha agaciro ijambo ryayo mu buryo buteye ubwoba. Nimureba neza muri Yohana igice cya 5 niho nasomye amagambo ameze gutyo, aranantangaza cyane, aho Yesu yavuze ibigendanye n'ijambo rye. Igice cya 5 umurongo wa 24, Yesu yaravuze ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze he? Mu bugingo. Murumva agaciro k'ijambo ry'Imana. Ikindi kintu cyantangaje ni Yohana 17. Imana irinda ijambo ryayo, noneho automatically umuntu ufite ijambo ry'Imana muri we akaba rifite yizera Imana, uwo muntu aba afite iki? Ubugingo. Niyo mpamvu Satani amaze kuvumbura agaciro k'ijambo ry'Imana, Satani azatuma duhagarara tuba abantu batabona umwanya wo gusoma, tuba abantu batabona umwanya w'ijambo ry'Imana, kugira ngo tuzabure ubugingo kandi bwari butwegereye. Ikindi kintu cyantangaje rero, nimureba neza muri Yohana 17, Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati, Data, igihe kirasohoye, ubahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe, nk'uko wamuhaye ubutware ku bantu bose, kugira ngo abo wamuhaye bose ubahe ubugingo buhoraho. Ubu ni bwo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Abo wampaye mu isi, umurongo wa 6, mbamenyesheje izina ryawe, barabawura bampa, none dore bitondeye iki? Abasomyi mumbwire tujyane mujye muvuga. Twongere dusubiremo. Abo wampaye mu isi, mbamenyesheje izina ryawe, barabawe ugira gute? Urabampa, none dore bitondeye iki? Ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye narayabahaye, nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ari wowe wantumye. Ndabasabira rero, sinsabira biki?
aha, itandukaniro ry'abantu mu minsi y'imperuka rizaba rituruka kuri iki: kwizera umwami Yesu. Icyo ni icya mbere, kwakira amagambo ye ko yaturutse ku Mana. Ikindi ni ukwihisha mu izina rye. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ndabasabira sinsabira ab'isi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Njye sinkiri mu isi ariko bo bari mu isi, naho njyewe ndaza kuri wowe Data wera. None rero ubarindire mu izina ryawe wagize gute? Yesu asubiye mu ijuru yasize izina rye ngo abe ari ryo abari mu isi bagira gute? Barindirwamo. Ubarindire mu izina ryawe wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Nyiri kumwe nabo narabarindaga mu izina ryawe wampaye, narabarinze muri bo nta muntu wabuze ngo arimbuke keretse umwana wo kugira gute? Kugira ngo ibyanditswe bigire gute? Bisohore. Izina rya Yesu, ijambo ry'Imana, kumenya Imana no kwizera Yesu ni ubuhungiro bukomeye, kuko Yesu yaravuze ngo abo byibuze nubwo bari mu isi uzabarinde kuba biki? Ab'isi. Nshuti zanjye, Yeremiya Imana iramubwira iti wabibonye mu bintu Imana irinda ijambo ryayo, kuko Imana irinze ijambo ryayo ibirinze abarifite, ibitanze ubugingo ku baryubaha. Muranyumva neza? Iba ihaye ubwishingizi abubaha izina ryayo. Mu buhanuzi buriya ibintu ntibisanzwe. Niyo mpamvu uzabona twemeza ko twebwe buriya muzabona amadini aturuka mu gitondo abyina mpaka nimugoroba. Muzabona ko gutera imbere kwabo kw'iby'umwuka no kugira ibyiringiro by'ubugingo buhoraho bizabagora, kuko iyo ushyize ijambo ry'Imana ku ruhande, uba ushyize agakiza ku ruhande, uba ushyize ubugingo buhoraho ku ruhande, Satani iryo banga rizi neza. Niyo mpamvu mu madini mutazabona abantu bicaye babumbura ibyanditswe biga ubuhanuzi. Oya, kubera ko abantu bize ubuhanuzi neza ntago bakongera guhanurira abantu ibintu by'ubupfayo ngo birirwa babahanurira. Imana ibwira Yeremiya mbere na mbere. Buriya Imana itandukanye n'ababwiriza bo mu minsi y'imperuka. Ababwiriza mu minsi y'imperuka barabanza bagahahamura abantu, naho Imana irabanza ikerekana imbaraga zayo. Wabibonye ukuntu ndinda ijambo ryanjye? Uwiteka arambwira ati waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. 13 ijambo ry'Uwiteka rinzaho ubwa kabiri riti uruzi iki? Ndasubiza nti nduzi inkono igira gute? Ibira itwerekejeho urugara, ariko iyo nkono iri ikasi. Uramutse uri Yerusalemu ku muryango w'urusengero, Babuloni yabaga iri ikasi mu cyerekezo. Ku bana b'Imana uyu munsi hari inkono itwerekejeho urugara iri i Babuloni, kandi byanga byakunda ubu nabwo ni ubutumwa abantu bakeneye kumenya. Abantu bagomba kubanza kwiga uburinzi n'umutekano uturuka mu ijambo ry'Imana, ariko barangiza bakaniga n'ibihe byegereje uko bigize gute? Uko bimeze. Nigeze kubona umuntu wacuruzaga inkoko za pondezi dutoya, yari yaducururizaga mu ikarito adutwara ku igare. Ngerageza kwegera iyo karito mbona irafunze. Yari yaragiye apfumuraho utuntu tw'utwenge ku buryo izo nkoko zabaga ziriho aho ngaho muri ako gakarito, akenge ikururiramo umwuka, ni nako yazanagamo ijisho ngo irebe hehe? Hanze. Buriya wabona inkoko ziranze zitari mu ikarito zaravuga ziti naba namwe mwiberaho neza. Naho izindi ziri mu ikarito zigiye kugira gute? Gucuruzwa. Isi niko imeze. Isi igiye gutwara abantu batazi iyo bajya. Ujye ubona abantu bajya gupfa ukoma amashyi babwira uti mwebwe ubugingo mwarabubonye, kubaho ubuzima mwabufashe umuzi, kandi barimo gupepera bamanuka bajya ikuzimu. Iki gihe ni igihe gikomeye, ni igihe abantu bakwiye gushaka uburinzi bw'Imana, kuko ibihe bibi byo byenda kuza nta kizabibuza kugira gute? Kuza.
nshuti zanjye, Imana imaze kubyereka Yeremiya, maze Uwiteka arambwira ati ibyago bizatera abaturage bo mu gihugu bose biturutse hehe? Ikasikazi. Imana ibwira Yeremiya iramubwira iti wabibonye neza, icyerekezo gikomokamo abanzi b'umurimo wanjye uko nkibona nawe niko wakibonye. Gerageza rero, dore Abisiraheli barasinziriye, ibyago byenda kubazaho ntabyo bazi, kandi amahanga yose abazengurutse arimo arisuganya ashaka kubagota ngo abahanagure ku ikarita. Genda umbwirire Abayuda n'Abisiraheli ubabwire uti nyamuneka mukanguke, ibintu murimo mubivemo, iyaba mwari muzi akaga kagize gute. Ariko Abisiraheli bananiye Yeremiya. Yeremiya yagerageje kwandika ibintu byari bijagaraje abantu. Icyambere, Imana yabwiye Yeremiya iti genda ubambwirire ngo nibutse neza yo mu bukumi bwawe n'urukundo rw'ubugeni bwawe. Mu magambo make, Imana yabwiye Yeremiya ngo genda umbwirire Abisiraheli ngo baheruka kunkunda tukirambagizanya tukibana, nyuma yaho baramparurutse. Hari abantu bari hano baheruka gukunda Imana bakijya mu mazi muri Yorodani gusa. Icya kabiri, Imana yeretse Yeremiya uburyo abatambyi, abanyamategeko, abashumba n'abahanuzi bose diru bakinaga zari diru zo kujya mu bintu bidafite akamaro. Hakoze kujya kubona ukabona umushumba amafuti, umushumba arimo kugwamo, ni nayo mafuti umutambyi arimo kugira gute. Noneho byarangiza amafuti umushumba utukana yaguyemo, ugasanga ni nayo mafuti umuhanuzi yaguyemo. Mbere gato yuko Yesu agaruka, ibintu bizivanga ku buryo abantu twitaga abatambyi, abantu twitaga abanyamategeko, abantu twitaga abashumba n'abantu twitaga abahanuzi, uzaza umureba aguhanurira ibintu akubeshya ngo ni Imana ibivuze, ariko numureba neza ubone ntaherukana n'iki, ni Imana. Abahanuzi ba Bali n'aba Ashera bari 450 kongeraho 400, baraje bahagarara imbere ya Ahabu bamubwira ko ajya gutera i Ramoti Galiyadi rwose azanesha Yehoshafati kuko yakundaga gusenga. Abacishamo amaso abona n'abesikoro bibera ibwami, muri bo bose ntaherukana n'Imana. Yarebye imico yabo, areba karagiteri, areba mu maso, areba amagambo barimo kuvuga, umutima namuramubwira ngo aba bantu bose ni abanyabinyoma, shakisha undi kuko Imana ntiyabura umuntu mu gihugu. Nibwo Yehoshafati yabajije umwami ati nta wundi muhanuzi Uwiteka ugize gute usigaye? Iyaba mwari abahanga mwatangira kubona ko aba bantu murimo gusinganisha ubuzima bwanyu bitwa ngo ni abatambyi, aba bantu murimo kwita abashumba, aba bantu murimo kwita abahanuzi, bagendereye gutuma muyoba Imana kuko barabashakamo ikintu byanga byakunda. Ariko nagira ngo mbabaze, reka nihamagarire Yego, wowe ngwino rata Yego. Aha, ma nawe gera hino, nawe ngwino. Oya, wowe jya kwicara haza uriya, ngwino sha Yego, ngwino hano, tera intambwe Yego. Aha, ndashaka kubibariza ikibazo rero. Ireba imbere, uramutse habura iminsi 3 ngo wishyure inzu, ugire gute? Ako ko musetse nk'abantu bakodesha, urwo rurimi murarwumva, umuntu utarakodesheje ntabazi ibyo mvuze. Habura iminsi 3 ngo wishyure inzu, hakahabura iminsi 5 ngo murumuna wawe akore ubukwe kandi yarakuriye iwawe, hakaba hari umuntu urimo amafaranga wagusinyishije ko nibirenga iminsi 3 ayo mafaranga utarayishyura azikuba 3, warangiza ugahura n'umuntu akakubwira ati mfite ibibazo mpanurira. Ndagira ngo nkubaze, ari wowe ugiye kubahanurira ngo ugire ikintu bakuramo, ugasanga uyu musore n'uyu mumama bari kumwe, ufite ibyo bibazo ugiye guhanura, ninde waheraho? Simwe mbaza, wifitiye ibibazo ninde wahera uhanura? Mutunge urutoki ndebe uyu nguyu kubera icyo ari we mwahanurira, kuko
kuko niwe ufatika, sibyo? Mujye kwicara. Kuko niwe ureba ukavuga uti uyu mumama byibuze umukanze yagira ikintu agira gute. Rero abantu bitwa abatambyi, abantu bitwa abahanuzi, aba bantu bitwa abashumba n'abanyamategeko, mu gihe cya Yeremiya ukuri kwaracuramye, bakazaza bareba ikintu bari bukuremo. N'ubu niko bimeze. Umuntu azaza gusengera umukene, abwira Imana ati ndabona byanze, randevu ku nyanja y'iki y'ibirahure, umutunganyiriza umutima kuko urugendo rurarangiye. Ariko nasura umukire bamuvugutire akantu kacyayi k'amata ka nido, amafiriti n'inkoko, inkoko zibe zigerekanye hamwe n'ifi, bakubwire bati telefone yawe iyo ni kangahe, ujye kubona ubona iranyeganyeze, momo y'ibihumbi 50. Umuntu nahaguruka abwira Imana ati ndabizi ko usanzwe unyumva. Reka mbabwire, umukire baramusengera, bagategeka Imana gukora muri farumasi yo mu ijuru, igatora urushinge rutagira gute rutaryana. Kandi ba isengesho rijya gusoza bavuze bati tuzarushaho gushima izina ryawe nagaruka ku rusengero. Ya Imana yeretse Yeremiya yuko abakagombye gushakirwamo kuri ibintu byazambye. Nyamara nubwo bari muri ibi, Satani we yararimo kwenyegeza inkono igize gute ishyushye. Imana yeretse Yeremiya yuko Abisirayeli bari mu nzira ijya mu Egiputa. Imana ibwira Yeremiya mu gice cya 2 umurongo wa 18 wa 19, Imana ibwira Yeremiya ngo genda ubambarize ngo mu nzira ijya mu Egiputa murayikoramo iki, mu nzira ijya mu Ashuri murimo murayikoramo iki. Aho guhungira ku Mana ngo bayishakeho ibisubizo, batangiye guhungira ku bandi banzi b'Imana. Ubu rero Satani ni umuhanga, naramuka ashatse yuko ugwa mu mutego we, azaza atega umutego umwe haruguru undi awutege hepfo, narangiza guhinde, namara kuguhinda wicara uvuga uti hoya, aho kujya hariya hepfo reka njya hanga. Reka mbaho urugero, nk'ubu abantu bose bashaka kunywa inzoga, Satani arabizi yuko hari abantu adashobora guhaguruka ngo ahita ajya kuri pirimusi ako kanya. Satani rero aravuze ati umuntu wese ushaka gusubira ku nzoga, mubanze mugire ibintu murema, babe bafite ibintu by'imitobe. Hari imitobe abantu banywa, wajya kubona ukabona umutsi waho wareze, ukamona umuntu arimo araseka iryinyo ritavayo, yagukubita urushinga ugakubise gake ukumva arakubabuye. Muntu w'Imana Yesu ashimwe cyane. Naho yarangiye. Ubu dufite abasinzi bibera mu rusengero. Satani rero azaza ategura imitego ku buryo uzaza uhunga umutego umwe ukagwa mu wundi, kandi warangiza. Reka ngire ikintu mbabwira, ubu imbere yacu hari ubujura bw'amoko abiri. Hari ubujura bwo kwiba umuntu, hakaba n'ubujura bwo gupyeta. Ayo yose ni amoko, ariko umuntu arica akavuga ati ngewe singiye kuzafungwa n'ibye, ariko umupyeto wo nzagira gute nzawurya. Ubu abantu barapyeta ku buryo no ku rusengero iyo ufite ubukwe ukaza nabi, umudiyakoni agira gute aragupyeta akakubwira ati abayobozi ntibajya baboneka. Reka ngire ikintu mbabwira, Satani yarateguye. Imana imaze kwerekana ko Babuloni ari ubwoko bwanga Isiraheli, Satani yararebye aravuga ati ubwo Imana yapangaga ko batazasubira muri Egiputa, reka Babuloni bacanire, nibahunga Babuloni nta handi bazahungira. Hari ibihugu byinshi Abisiraheli bahungiramo byegeranye na Isiraheli, ariko Satani yarababwiye ati Egiputa niyo nizeye. Mu gihe Abisiraheli bahagurukaga mu Egiputa, Imana yaravuze ngo ntimuzongere kugaruka mu Egiputa ukundi. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, Imana yeretse Yeremiya iramubwira iti wabibonye, narahiye kubaho kwanjye ko Abisiraheli batazasubira mu Egiputa. Basubiyeyo gukora iki? Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none, bitewe no kariha kwa Kigali, ubuzima burimo kugorana, ibigerageza amakuba, abantu umwuka w'Imana yashizemo, nta ushobora kuguha akazi uri umukobwa ufite isura nziza mudasambanye, nta muntu ushobora kugira ineza kugirira atakubazemo izindi nyungu. Umuntu arimo aricara akabona ubuzima buranze, akavuga tumva biriya byo ndimo ndabihunga. Ariko Satani yateguye ibindi bimeze nka Egiputa urimo, ukibwira yuko wahunze kandi ntaho wagiye ukiri mu biganza bya Satani. Imana yeretse Yeremiya imwereka yuko abantu babashaga kuvuga ngo sinanduye, sinakurikiye ibigirwamana bya Bali,
ariko Imana irababwira ngo nimurebe ubukanda bwawe. Abantu bajyaga baza bagahamya yuko atari abanyabyaha, bakavuga ati twe turagerageza, ntabwo turi nk'abandi bapagani. Imana irangije irababwira iti rero ahantu mujya muca musubireyo murebe aho mwaciye hose, muri bubone ibimenyetso by'ubukanda. Ibimenyetso by'ubukanda ni ibihe? Ni ukuvuga ngo ahantu imbwa yaciye y'impigi ubwatsi buraryama, ku buryo umuhigi ashobora kuza nka nyuma y'iminota 5 agakurikira ahantu ubwatsi bwaryamye, akaza guhinguka kuri ya mbwa y'impigi ye. Imana ibwira Abisirayeli, tumva rero, nubwo murimo kumbwira ngo nta byaha mukora, ahantu mwaciye mwahasize ubukanda, ku buryo n'umuntu wahaca nyuma yamenya ko mwahaciye kandi mwahaciye nabi. Birashoboka yuko njye nawe hari ahantu twaciye tukahasiga ubukanda bubi. Hari karitsiye twatuyemo bamenya ko tunywa inzoga twihishe. Hari amakaritsiye twatuyemo bamenya ko turi ibirara kubwo abakobwa bazaga kudusura tugasambana. Hari amakaritsiye twagiye tujyamo tukarwana, abantu bakamenya ko turi abanyamahane. Ubwo bwose ni ubukanda bwaho wagize gute? Bwaho waciye. Imana rero ntago wayibwira ngo ntago uri mubi. Imana yakubwira iti nubwo ushaka kunyereka ko utari mubi, aho waciye ubwaho hari iki? Hari ubukanda. Mushaka uburyo musoma igitabo cya Yeremiya. Nahoze ndimo gusoma mu gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe cya Uriya Smith, page 142, barimo gusobanura Daniel 9. Muri icyo gitabo banditse ngo Daniel ajya kujya i Babuloni yajyanye zimwe mu nyandiko za Yeremiya mu gihugu cy'ubunyage. Nubwo nawe ubwe yari umuhanuzi ukomeye, ntabwo yirengagizaga kwigana ubwitonzi iby'Imana yahishuriye abandi bahanuzi. Mu magambo make, bimwe mu bintu byatumye Daniel ahagarara neza i Babuloni ni ukubera ko yari afite ubutumwa, igitabo cya. Iyo aba twigaga igitabo cya Yeremiya rero twasobanukirwa Daniel, tugasobanukirwa ibyahishuwe. Muri icyo gihe ibintu byari bimeze nabi. Imana yabwiye Isiraheli ngo wasambanye n'abakunzi bawe benshi, nyamara uzangarukira. Isiraheli arimo gusambana n'ibindi bihugu. Imana iravuga itumva, nubwo ibyo bintu bitemewe, ubundi nta mugore wakagombye guta umugabo. Niko Bibiliya yivuga, muze kureba Yeremiya igice cya 3 guturuka ku murongo wa 1. Nta mugore wagataye umugabo ngo ajye ku wundi, namara guhagwa na wa mugabo ngo azagaruke ku mugabo wa mbere, ngo umugabo wa mbere amwemerere bongere baryamane. Imana iravuze ngo ayo yaba ari amaki, yaba ari amahano. Ariko Imana iravuga ngo nzemera nsebe abo bagabo bose urimo kujyamo wa Isiraheli we, nibaguharurukwa njye nugaruka nzakwakira. Amen. Urwara urukundo rw'Imana. Yeremiya arabibona. Imana irangije igaragaza impamvu imvura yabuze kugeza ubwo n'imvura y'itumba ibura. Yeremiya 3:2, uburira amaso yawe mu mpinga witegereze, aho utagize uwo muryamana ni hehe? Wabategerezaga mu nzira nk'umwarabu uri mu butayu, kandi wandurishije igihugu ubusambanyi bwawe n'ibyaha byawe. Nicyo gituma imvura yimanwa kandi nta mvura y'itumba yagize gute? Abadivantisiti b'umunsi wa 7 musanzwe muzi icyo imvura y'itumba isobanura. Ni imbaraga zidasanzwe z'umwuka wera zigomba kuzatumanukira tugakora umurimo uheruka. Ariko bitewe n'ikintu cyitwa ubusambanyi, yaba ubusambanyi bw'iby'umubiri n'ubusambanyi bw'iby'umwuka, gusambana kw'imisengere, umuntu akava mu itorero ry'ukuri ryizera ijambo ry'Imana ngo agiye gushaka ngo aho bamuhanurira bakamubwira uko azabaho mpaka apfuye kandi Bibiliya iri imbere ye, afite amavi yo gusenga. Kera kabaye akajya gucangisha amakarita mu bapfumu ngo amenye niba abasore bamutereta 3 harimo uw'Imana yagennye. Kangira ikintu babwira, ubu tubuze imvura y'itumba, ikirere kiri hejuru yacu kirakakaye kubera yuko ubusambanyi bwanduje igihugu. Ndabinginze mwumve icyo umwuka w'Imana arimo kuvuga. Buriya iyo turimo kwifatanya nabo tutizera kimwe, ingingo zabo z'ibyo bizera ugasanga twazicengeje mu ndirimbo n'ibibwirizwa byacu. Umuntu umwe aherutse kumbwira korari yaririmbye
irangije ivuga ko mu ijuru ngo amazu yari ay'abanyabyaha ngo tuzayahabwa. Arangije ati se uyu muntu wahimbye indirimbo ni umudivanisi umunsi wa karindwi ufite Bibiliya cyangwa n'irindi dini yatiyemo iyo strategy? Ubu dufite abantu bakubitamo umuziki mu ndirimbo, yarangiza agahimbahimba amagambo, harabura gato ngo batangire bajye barimba ngo komeza inzira wageze gute. Ariko reka ngira ikintu mbabwira, imvura y'itumba yava he? Kandi Isiraheli y'Imana yarateye umugongo Imana ikajya mu bandi bagabo. Ntago bishoboka. Imana yakomeje kwereka Yeremiya impamvu ibintu byanze. Inama yo kubanza kubaririza inzira za kera. Yeremiya 6:16 bahageze mu birebe. Imana yageze aho iravuga ngo Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera. Nyamuneka aho inzira nziza iri aba ariyo mugira gute munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Imana yabonaga ko Abisirayeli bakeneye uburuhukiro mu gihe cya Yeremiya. Kubera iki bari barabuze uburuhukiro? Imana bayishyize ku ruhande, birangira n'isabato bayishyize ku ruhande. Ubundi isabato ni ikiruhuko, Imana ni ubuki? Ni uburuhukiro. Byarangiye babayeho nabi. Bibiliya rero irakomeza ngo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, ariko barahakana bati ntituzagira gute? Tuzayinyuramo. Imana yaberetse inzira banga kuyicamo. Abanyamadini b'uyu munsi wa none nubwo wabereka Bibiliya n'ikivuga ntago biteguye gukurikiza icyo Bibiliya ivuga. Murongo wa 17, kandi nabashyizeho n'abarinzi nimutegera amatwi ijwi ry'impanda, ariko barahakana bati ntituzagira gute? Tuzayatega. Izi mpanda zirimo kuvugwa hano ni izihe? Indirimbo ya 9, vuza impanda yumvikane. Yesu agiye kugira gute? Ubu butumwa turimo kubabwiriza, izi ndirimbo zaririmbwe ni impanda ziba zirimo kugira gute? Kuvuga. Ariko abantu babwiye Imana bati ntago tuzayatega. Ubu hari abantu batazicara ahantu ijambo ry'Imana ryigirwa, kubera ko Satani yarababwiye ati rero uzi byinshi azabazwa byinshi. Kubw'ibyo rero gabanya ibintu byo kujya mu materaniro, gabanya ibintu byo kumva indirimbo y'Imana. Imana izakwibariza utuntu tugize gute? Satani ni umuhanga. Abantu babwiye Imana batamatwi ntago tuzagira gute? Ntago tuzayatega. Imana irakomeza ibwira Yeremiya, iramubwira iti nyamara ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka nguru. Yeremiya igice cya 7 umurongo wa 4. Ayo magambo Imana yabwiye Yeremiya kubera iki? Hari abantu bari basigaye ari abapagani, barasubiye inyuma, barasubiye mu businzi, mu busambanyi, bagambanirana, bahiga abantu, baroga abantu, bagira gute ngo ariko ngo bajyaga bakaza ku rusengero rw'Imana. Kubera koko ku rusengero rwari urw'Imana, bakaruhagarira iruhande bati ubw'Imana iri muri uru rusengero, ubu natwe turabaki? Turabayo. Kubira itorero ryitwa iry'ukuri ntago bivuze ko umuntu w'umunyamanyanga uryicayemo nawe azahinduka iki? Umunyakuri. Ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Imana yagaragaje ikindi kibazo gikomeye cyari kiriho mu gihe cya Yeremiya. Dore umurongo wa 8, dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba, mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukosereza Bali imibavu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye. Mwarangiza mukavuga muti tugize gute? Turakijijwe. Umuntu yiviriye gusambana, umuntu yiviriye kwiba, umuntu yiviriye kugambana mu matiku asize asenya urugo rw'abandi. Wajya kubona ukabona ari ku ruhimbi arimo kuvuga ati mbifurije neza mu miryango yanyu, bati mbega umubwiriza mwiza. Korari umuntu wiviriye kuryama ahantu, wikangukiye ahantu, n'umuntu ukoba usambanya ukimuriho, harimo arereka abantu ati tuzazamuka ku magare mama we, ku magare. Ariko Imana yaragowe ntiyagowe. Kandi abo bantu bose barashaka kuza guhagarara mu nzu y'Imana kugira ngo babahe mikrofone bavuge ngo tugize gute? Turakijijwe. Nigeze guhura n'umuntu wo mu idini ntababwiye,
muraza guhita mumenya abantu bakunze kubibaza, arandeba arangije ngo musoni ngo urakijijwe. Ndamubwira ni ntabyo nzi neza, ariko Imana igeze gute irabizi. Arangije ngo none se ngo wakira agakiza ryari, ngo byari byagenze gute? Hari umuntu ugira amazimwe ku buryo n'uburyo wakijijwe ubimurinda ngo atazabyongeramo inkuru ze. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, uku gukizwa kwacu uretse kuza tugahagarara imbere y'Imana tukabeshya abantu, ariko Imana yabwiye Yeremiya iramubwira iti ntukabone bafata umwanya mu nsengero ngo baravuga barata ko bakijijwe, ariko njyewe nkontorora ibintu byose, mbona ibintu abantu batagize gute batareba. Ariko nagira ngo mbabaze, nubwo ibi bintu bimeze gutya, inkono Satani yari akirimo kuyishyushya, yego cyangwa hoya? Zaburi 92, Zaburi 91, izo zaburi zerekana yuko umuntu wubaha Imana, Imana izamukingira. Ariko umuntu utera Imana umugongo, ahame hamwe azasarura ibyo yagize gute, ibyo yabibye. Ubu reka ngire ikintu mbabwira, hari abakobwa twicaranye hano, uburyo murimo kwitwara ubu murimo murabiba ibyo muzasarura muri abagore. Mwabajene kuri uryama ukanguka, ubuzima ukabushyiramo imiyaga, urimo urabiba ibintu uzasarura mu minsi iri imbere. Ubwo uzaba ugize imyaka 45, 46, uzajya ujya ku giti cy'ubuzima bwawe ushake gusarura amatunda, ubone ibibonobono. Ariko umuntu abeshya abantu ko yabibye, nawe akibeshya. Imana ibi bintu byarayibabaje. Imana irangije mu gice cya 8 iracyarimo kubwira Yeremiya agahinda, irimo iramubwira abantu barangaye n'ibintu barangariyemo, kandi umwanzi wabo we ari maso. 8 umurongo wa 4 n'uwa 5, Imana irangije ibwira Yeremiya iramubwira iti maze kandi uzababwira uti Uwiteka arabaza ati mbese abantu bagwa ubutazabyuka? Abantu buriya nta muntu utagwa pe, ariko Imana yaribajije iti ni gute umuntu agwa ubutagira gute, ubutabyuka? Hano muri iri teraniro ndabaza, ni gute ugwa ubutabyuka? Imana irakomeza iti mbese abantu bagwa ubutabyuka, umuntu yayoba inzira ubutayigarukamo. None se ubu bwoko bw'i Yerusalemu kuki bwasubiye inyuma bukagendanira ko? Imana ifite ikibazo ntabwo igifite. Abantu basubiye inyuma, Imana yavuga iti byibuze nibagera mu byo bashakaga bakabibura bazagaruka. Imana itegereza ko bagaruka, igira gute? Reka nkubwire, gusubira inyuma kwawe si ikibazo, ariko kugendanira ko kuri muri wowe niko kuzatuma ijuru uribura. Ariko abantu benshi bagiye basubira inyuma, Imana ikongera ikabagarura. Ariko kugendanira ko byo ni bibi cyane. Imana ibwira Yeremiya imwereka agahinda. Imana irangije ku murongo wa 7 w'icyo gice, Imana ibwira Yeremiya yuko Abisirayeli barutwa n'inyoni 3 abantu bita ko zitazi ubwenge. Inyoni ya mbere ni inyoni yitwa igishondabagabo, inyoni ya kabiri ni intungura, iya gatatu ni intashya. Imana irangije iramubwira itumva abantu batazi no kumenya ibihe. Izi nyoni 3 zimenya ibihe byo kwimuka, zikavuga ziti ahangaha ibiryo bigiye kuzabura, reka twimukira. Ahangaha hari akaga hagiye kuzaza imiyaga igusha ibiti, twimukire hariya. Izi nyoni ni inyantege nke, ariko kumenya amayeri yo kwimuka Imana yarazishimye rwose, iravuga ngo terebye, zizi gusoma ibihe. Imana ikeneye abantu, nubwo waba udafite ubwenge bwinshi bwa Bibiliya, nubwo waba utari umuhanga cyane, nubwo waba utari injijuke mu rwego rwo hejuru, Imana ikeneye abantu bameze nk'inyoni zizi gusoma ibihe. Ukeneye kuba ufite ubwenge bwo gusoma ibihe, ukamenya ko usohotse mu bihe byiza winjiye mu bihe bibi, ukamenya ko usohotse mu bihe bibi winjiye mu byiza, ukakurikirana ibihe bya gihanuzi, impinduka zirimo kugenda zibamo. Nshuti zanjye, Imana yarakomeje yereka Yeremiya iramubwira iti rero ikindi kibazo gikomeye mfite, bariya abantu bafite abantu bitwa ngo ni abavuzi, ariko ikintu kimbabaza ni kimwe, abantu banjye barakomeretse. Hari abantu bagombaga kubomora ibikomere, abatambyi bagombaga komora ibikomere, abahanuzi bari komora ibikomere.
umurongo wa 11 Imana iravuga ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ariko rero nta mahoro agize gute. Inkono irimo iratogota iberekejeho urugara. Abantu bitwa Abakaludaya na Babuloni barimo barategura ingabo zizatera Yerusalemu. Satani arimo arabacaniramo umuriro ngo bazice ntibazagira urokoka, ariko abandi bo barimo baririra ubuzima, barimo bararya isi, kugeza ubwo Imana yavuze iti ukurikije situasiyo ihari Yeremiya, urabona abantu bagombaga kubwirizwa ngo ni amahoro. N'ubu niko bimeze. Abantu barimo barizezwa yuko umuntu aba ari mubi, ariko abantu barangiza ukabona ikosa baryoroheje. Umuntu aza mu nama y'itorero bakamaza bati ibi bintu wakoze nk'umwizera ni ibiki, ukumva akoze mu mifuko ngo ubuse naciye nk'amabere, ubu ni njye wa mbere. Umuyobozi umwe agahaguruka ngo erega ngo ibyaye ikibazo igira gute, irakirigata uyu muntu twimukomeretsa cyane, ahubwo mumusabe imbabazi kuko agiye muri RIB kubarega babamerera nabi. Iri ni ihohoterwa rikorewe amatwi. Ariko reka ngera ikintu mbabwira, kabaye ntikabaye, dufite ikibazo kiremereye. Ubu dufite abantu bambara nk'indaya, ariko mu rusengero umudiyakoni akamubwira ati sha usigaye uri umusirimu amafaranga yarabonetse. Reka ngire ikintu mbabwira, Imana irabizi ko mu nzu yayo harimo abantu bafite ibikomere bitandukanye. Imana izana ababwiriza ku ruhimbi, igatora abayobozi kugira ngo cya kibyimba gikandwe hasohokemo amashyira n'amaraso, kugeza igihe ikibyimba kizavamo amaraso yonyine. Warangiza ukavuga uti nigikira uriya muntu ntazongera kurwara. Gukandwa rero ikibyimba ni ibintu bigoye cyane. Nigeze gukandagira umusumari wari urimo umugesi. Twari twagiye ahantu kuzerera, tugiye kuzerera bari barimo gusiza ikibanza, noneho tukazaza duhagarara ku mukingo tugasimbuka tugakandagira mu itaka. Sinzi ukuntu rero nasimbutse ngwa mu musumari ushinze. Ndabanza ndataka, ariko ngiye gutaha nibuka ko nta ruhushya nagize gute natse. Ndavuga ni rero ibibazo byanjye birabi byanjye, nyogokuru ntagomba kubizamo, kubera ko nari ndimo kugenda mu bitaka. Ibitaka byaragiye bihoma cya gisebe nticyongera kuvamo iki amaraso. Noneho ntangira kuzaza ngenda ninagira, ariko nagera hafi ya nyogokuru akaguru nkakamanura neza nkamuca iruhande ngenda neza, ariko nshira. Namara kurenga akaguru nkongera nkagaterura nkagakanda. Ninjoro naba ndyamye nkafata urutoki nkazengurutsa hahandi. Ubwo urabizi iyo urimo gushima ahantu iko biba bigenda, amashyira barimo kugira gute abarimo kuza. Nyuma y'iminsi 3 ikirenge agatsinsino karabyimbye, nyogokuru umucaho ndongera ndagatsindagira mpfiramo. Arandeba arambwira ati garuka, mba ndaje. Ikirenge arakizamura asanga hahomye, nubwo nakarabaga akoko sinagiraga gute. Reka ngira ikintu mbabwira, ubu hano hari abantu bafite ibyaha byabo, iyo iteraniro bari bwiga ikibazo kimeze nk'icyo afite, uwo munsi arasiba batamutoneka. Nyogokuru aba yitegereje ukuntu bimeze, abazanya amavuta y'inka. Arangije afata icyuma aragitwika kiratukura. Cyenka zaza ngira ngo ntago numvaga uburyo ari bubigenza. Nagiye kubona mbona asiza amavuta hejuru ya cya gisebe. Amavuta yasigaho numva biraryoshye. Arabanza arandeba afata amaboko ye ayashyiramo hano mu kwaha kw'amaboko yanjye yombi. Yafashe cya cyuma kubitaho. Ntago nzi ijwi natatsemo, sinjyana numva ububabare nagize ukuntu bwari bwanganaga, ariko akaguru naragafashe. Arangije arambwira ati genda nushaka ugakande. Noneho mu kugahumuriza naragakandaga bari nge wikandira hasohokamo ibintu. Tangije ndavuga uyu mukecuru ashobora kuba atankunda, kuko nkunda ntago yankorera ibintu bimeze gute. Ariko hashize umwanya maze gukaraba, nimugoroba nkazaza nibagirwa nkakandagira nkumva icyanijyaga mu mutwe ntago kikigira gute. Rero reka ngira ikintu mbabwira, nimwemere babakande. Ntabwo guhindura amadini ari byo bizakubera igisubizo. Ujya gushaka w'igisebe cyawe bazaca ku ruhande. Zana igisebe Yesu agikande, amashyira asohoke ube muzima.
nubwo uzagumana inkovu, igihe Kristo azagaruka inkovu z'ibihe twaciyemo nazo azagira gute? Azazisibanganya. Ariko abantu bakeneye ababwiriza bazi gusetsa. Umuntu agahagarara nk'aha ngaha akavuga igitekerezo cy'ipusi n'imbeba, abantu bagaseka, agatanga inkuru yiwe mu rugo uburyo ajya yicarana n'umugore barimo kurya ubugari, abantu barangiza bati ubundi kare kose kuki batazanaga nk'uyu nguyu. Naho arimo arashima ibibyimba byabo birimo amashyira. Imana yarababaye ibwira Yeremiya iti mfasha umfashe gukanda, kuko abantu bagiye babeshya ngo ni abaganga, ntacyo bamariye iki ubwoko bwanjye. Imana irangije irakomeza iramubwira iti rero aba bantu bakora ibyaha, umurongo wa 12, mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, habe no guhonga mu maso. Imana avuga iti ni gute umuntu yiba agasambanya umugore w'abandi akamukura mu rugo akamutwara, wahura nawe ukabona afite confidence. Imana yarumiwe iravuga iti ibi bintu ntabwo byigeze bigira gute. Ariko uyu munsi wa none uraganira n'umuntu ukamaze uti ibi bintu ukora, yarangiza akakubwira tumva rero musoni tutazapfa ubusa, dore umuntu usobanutse, reba ibyawe, ibitari byawe urebe hehe? Hasi. Kandi niba nabikoze ndamaze, ubundi wowe uranshinzwe. Wajya kubona ukabona Isahe kinyamenyo haye, ukabona yifitemo ibintu by'ibikabyo. Imana rero byarayiyobeye. Ni gute umuntu akora ibintu by'amafuti, wamureba mu maso ukabona afite confidence, mwanaganira ukabona nta n'isoni agize gute? Kubera iki? Ubu abakobwa bicaye muri uyu munsi, umukobwa ujya kubana n'umugabo batararyamanye basigaye bavuga ngo iwabo ngo bararoga. Ubu rero abakobwa bari fiyeri kuba barasambanye bataragera hehe mu ngo. Aba rwose afite confidence, kumva barimo baraganira, wowe uryamanye n'abangahe? Nge ni 6 sha. Undi yarangiza ati nge ndi umunyamujyi we 24. Kandi ukabona nta kintu bibabwiye. Kera umugabo yataga urugo, wamureba ukabona yagize isoni. Umumama yarahukanaga ukabona afite isoni, agahamagara utwana twaho yahukaniye ukabona yabuze icyo atubwira, yagize ikimwaro. None umuntu asigaye ava mu rugo iwe ukabona yakoze mu mifuko rwose, akajya muri resitora kaka inkoko abizi ko abana n'imboga z'ibyatsi nazigize gute. Ariko reka ngire ikintu babwira, Imana byarayiyobeye. Ni gute abantu bakora amahano nkaya, wareba mu maso ukabona nta n'akantu k'isoni namba bafite. Imana ibwira Yeremiya iti genda ubingiremo. Imana ibwira Yeremiya iramubwira iti gerageza ubegere, kuko aba bantu nibumvira amategeko yanjye nta nubwo bumvira ijwi ryanjye. Imana irangije murebe mu gice cya 9 umurongo wa 12, Imana yaragarutse igaruka kuri dosiye yitwa isabato. Uwiteka niko kuvuga ati kuko baretse amategeko yanjye nabashyize imbere, ntibumvira ijwi ryanjye haba no kurikurikiza, ahubwo bayobejwe n'imitima yabinangiye n'ibigirwamana byabo. Imana igenda ivuga ibintu byinshi, ndetse igihe kiza kugera Imana ivuga ibigendanye n'isabato. Igice cya 17 Imana yabonye uburyo ikibazo cy'isabato kiremereye. Ku murongo wa 21 igice cya 17, uku niko Uwiteka avuga ati mwirinde mutikorera umutwaro ku munsi w'isabato, haba no kuwucisha mu marembo y'i Yerusalemu. Ntimugasohora umutwaro mu mazu yanyu kuri uwo munsi, kandi ntimukagire umurimo wose mukora, ahubwo mujye mweza umunsi w'isabato nk'uko nabitegetse ba sogokuruza. Ariko ntibarakumvira haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze amajosi kugira ngo batumvira haba no kwemera kugira gute? Kwigishwa. Imana yabwiye Abisirayeli ko bafunze amajosi ngo batumve iby'isabato. Ni amadini angahe harimo abantu basomye isabato, bazi ko iri mu mategeko 10 y'Imana, ariko kubwo gukunda ibintu bidakomoka mu ijambo ry'Imana, umuntu agakomeza agafunga amajosi. Muzi isabato ko Imana yari yapanze ko nibayikomeza Imana izabakiza ya nkono. Murebe hasi, Uwiteka aravuga ngo nuko rero nimunyumvana umwete, ntimugire umutwaro mucisha mu marembo y'uyu murwa ku munsi w'isabato, ahubwo mukaweza, ntimugire umurimo muwukoraho. Nibwo abami n'ibikomangoma bari ku ngoma ya Dawidi bazinjira muri uyu murwa bari ku magare y'intambara n'amafarashi. Mu magambo make, kugira ngo leta yanyu ikomere
birabasaba yuko mwubahiriza isabato. Nimutubahiriza isabato, aba bayobozi banyu bazatera umugongo igihugu, bahunge, bayicwe, ibintu biba umwaku, kuko isabato yanjye ifitanye isano n'intsinzi no kurokoka. Yeremiya babwiye isabato ugira ngo bayihaye agaciro? Reka da, baratangiye bigirira amasoko, baratangira abantu bakazaza baba bicaye baje gusenga, ariko Satani yabahaye imitwaro y'amatiku mu mitwe yabo, nk'uku nguku mubona tumeze. Munasigaza ku rusengero afite ibintu byamubyimbiyemo, undi aje ku rusengero ngo aze kubona inkuma tereta, undi yaje ku rusengero ngo iterano nirisoza agira umuntu aguze amafaranga yo kurya. Ubu bantu baba bari aha ngaho umuntu abareba agira ngo baje byahehe. Imana niyo ibizi abaje n'abataje. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, mwari muzi ko na Roma tugiye guhangana nayo, isabato ifite uruhare mu kurokoka kwacu? Mwari mubizi? Niyo mpamvu Satani ashaka kutwambura uburyohe bw'isabato, niyo mpamvu Satani ashaka gukamura isabato mu miryango yacu. Satani arimo arakamura isabato mu ndirimbo zacu n'ibibwirizwa byacu. Tuzashiduka natwe tumeze nk'abandi. Kuva uyu munsi ubimenye, inkoni itogota iri imbere yawe. Iyaba waruhukaga isabato, Imana yagennye yuko wazicara ku ngoma ukaramba ukanarama. Imana ibwira Yeremiya, iramubwira iti rero abantu bibereye muri business. Umurongo wa 11, umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikira amagi itagize gute? Itateye. Ubwo butunzi buzamusiga agabanyijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Yeremiya 17 umurongo wa 11. Abantu bateye umugongo urusengero bajya gushaka amafaranga. Imana ikareba, ese aya mazu barimo kubaka, aya mafaranga Abakarudayo ko bagiye kuza kubisenya no kubitwika, nk'aba bararuhira iki? Ngo hari n'abantu baryamiye amafaranga atari ayabo, bameze nk'inkware zibundikiye amagi y'amaki. Ubu rero kuri iki gihe hura n'umuntu yicaye mu rumodoka rwijimye rundusha kuba igikara, rurimo imiyaga, undi wajya kubona ukabona ntagisuhuza abantu, afite amoko 5 y'inkweto, harimo arava mu modoka bakamutega izindi, mu rugo afite abakozi 23, ujyana umwana, ugarura umwana, uwigisha umwana, umukinisha. Ugasanga umuntu ari mu buzima bw'ahantu, wamureba ukavuga uti naba nawe wateye amagi menshi sha. Ayose ari amaki, ari amahugo. Mu minsi y'imperuka ntuzakangwe n'umuntu ngo afite ubutunzi bwinshi. Imana niyizi abo yahaye ubutunzi n'ababwibye. Kandi mbere y'uko isi irangira, buri muntu wese ufite amagi y'amahugu aryamyeho, amagi azaturaga. Kandi reka ngire ikintu mbabaza ku bantu babizi, igi ry'inkware uramutse uryegeranyije n'imbata, warangiza ya mbata ikamena amagi, imbata zikavamo n'inkware ikavamo. Inkware yaguruka ijya inyuma y'imbata cyangwa yaguruka ijya guhiga zene wabo? Niko bimeze. Amafaranga azasubiraho yavuye. Twabanje kurya ayo twakoreye, ubu twayavuyeho, turimo turarya amafaranga y'amabanki. Nyuma y'amabanki tuzatangira kurya y'amashyirahamwe akorera mu bwiru. Nyuma yaho umuntu azaza yicara abona amafaranga avuga ati sinzi uyampaye, niba ari Imana ari shitani simbiza, ariko uyampaye wese arakoze. Kabaye ntikabaye. Kubera inzara y'amafaranga dufite, hari n'igihe umuntu azaza kubwira ati nayo y'ikuzimu niba yampe ngire gute? Nyafate, aho gupfa none wapfa ryari? Wapfejo. Abantu barimo baragerekeranya amazu. Yeremiya akayacamo hagati, yibutse ko Imana yamweretse inkono igira gute? Itogota. Abaroma barimo barategura. Aba bantu reka ngikira mabwira, Abakarudayo bari barimo gutegura neza, bavuga bati n'itafari mujye muri gusha murebe itaka ririmo naryo muri sanze. Imana irangije yongera kwerekana ikindi kintu gikomeye. Murebe ikintu gikomeye cyane cyababaje Imana. Igice cya 22 umurongo wa 13, 22:13. Azabona ishyano uwubakishije inzu ye gukiranirwa n'ibyumba byo muri yo uburiganya,
n'umuntu ukoresha mugenzi we ntamuhembe, ntamuhe icyo yakoreye. i Yerusalemu bari bahari, ukirirwa upagasiriza umuntu, nimugoroba yarangiza agashaka akantu agukorera agahita akubwira ati singuhemba we. Ubu umukozi aricara akagukorera amezi 2 3, ukamubwira uti amafaranga jya uyakomeza nzayaguhera rimwe ugiye nko gukora ubukwe. Umwana w'umukobwa agakora akazi k'iwawe, warangira ukazaza umutega teremusi ishaje ikamumenekeraho. Ukamuha umuceri umufuka ukamubwira uti rero, kandi ubwo ufite abahungu nka 7 n'abakobwa 4 barya kubi kurusha imashini zirya umuriro. Warangiza ukamubwira uti ukwezi uyu muceri umara ukwezi, nyuma y'icyumweru akaguhamagara ati nyamara byashize ushyiremo ayawe. Nakubwiye ngo iki? Cyewe ntago nita kugupfusha ubusa kwawe. Ubu hari abantu basigaye basohoka mu ngo zacu bagasiga bazivumira ku gahera, kandi n'ibyo urimo kurunda se ugira ngo uzabirya? Ntabyo uzarya, isi ntigira nyirayo. Ibi bintu byababaje Imana. Imana ibwira Yeremiya, iramimwereka, imwereka uburyo ibintu biteye. Irangije iranamubwira iti Abisiraheli bameze nk'ikibumbano cy'umuntu wakoze ikibumbano, arangije gihomba kigifite mu ntoki. Cyokoze ahita afata cya kibumbano akivunjamo ikindi. Imana yeretse Yeremiya yuko Abisiraheli bahombeye Imana bari mu biganza byayo. Ni gute uhombera Imana uri mu itorero? Ni gute urumbira Imana uri muri korari? Ni ibintu bitumvikana. Ni gute urumbira Imana ufite urugo warashatse mukaza gusezeranira n'umugore wawe hano imbere y'amategeko? Ni ikibazo gikomeye. Yeremiya amaze kubona ibyo bintu byose, Imana iramubwira iti hari ikindi. Yeremiya yandika urwandiko agishyira umwami. Kigeze ku mwami barakimusomera, bamusomera igitabo. Abantu baravuga bati umwami ari bubyumve igihugu cyose cyihane. Muzi ikintu umwami yakoze? Yarababwiye bazana icyuma, afata cya gitabo paje ayikata ayita mu muriro, ayikata ayita mu muriro. Imana ibwira Yeremiya ngo ongera wandike ikindi gitabo. Ubu kuri iki gihe umuntu muraganira akanakubwira ati ndagatwika Bibiliya y'iki y'Imana, wenge ndi seriye. Ugira ngo se ntimurimo kuyitwika? Buriya iyo usomye igihamya ugasanga igihamya kiragutsinze, warangiza ukagifata nkaho kitabaho, ubu giciye. Ubu dufite abantu bageze ku nyama z'ingurube. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko uko twegereza imperuka, ubwo tuzabona amatungo avurwa n'abantu, dukwiye kuzagabanya kurya inyama kugeza igihe tugomba no kuzireka. Ariko izo zari nizemewe byibuze. None umuntu arimo arakubita akabenzi, usanga umuntu akubita baze akubita na benzi icyarimwe. Ntago biri bukunde. Ntago biri bukunde. Hari inkono irimo gutogota. Aka kajagari mubona ntago biri bukunde. Nshuti zanjye, Imana irangije ibyereka Yeremiya. None se imbere yacu twebwe ni ibiki bihari? Twihute twishakira n'umusozo. Igitabo cyitwa Ibibaho mu minsi y'imperuka. Ibibaho mu minsi y'imperuka harimo amagambo akomeye, kuko nimuramuka musomye murasanga yuko abakarudaya baraje batera Yerusalemu barahatsinda, bafata umwami bamunobora amaso, abana be babicira imbere ye, bafata abantu basobanutse bose babica urubozo, barangije bafata abandi babajyana mu bunyage. Byarangiye i Yerusalemu hasigaye abantu badafite icyo bakwimarira gusa. Yerusalemu barayitwika, ibintu byose birashya. Mu gihe bazaga kuhafata, umuyobozi Nebukadineza ndetse yari yarashyizeho umugaragu we. Umugaragu we araza arababwira ati umuntu witwa Yeremiya. Ntimumbaze ukuntu yamenye Yeremiya, ariko najya mbabwira, Imana Bibiliya yigaragaza ko uwubaha Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizamurasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Yeremiya agiye kubona baramuhamagaye bati niwe Yeremiya? Ati yego, umwami yakudutumye
umwami arangije abwira umugaragu we ngo uyu mugabo witwa Yeremiya mumujyane mumumenye, ajya arya uko ashaka, anywa uko ashaka, kugeza igihe azagira gute, azasazira. Yeremiya yitegereje ubuhanuzi yavuze, ababazwa no kubona umujyi uhiye, akajagari. Satani yarabatwaye abajyana mu munyenga, kugeza ku munsi wo gushya kwabo ntabwo bari bazi ibintu byenda kuba. Satani agiye kudutwara ku buryo tuzabona isi ihiye tutazi uko bigenze. Tabara ubuzima bwawe. Muri iki gitabo nihuta nshaka umusozo, haranditswe ngo igihe turimo ni igihe cy'ibintu biteye ubwoba ku bariho bose, abami n'abatware aribo bari mu myanya ikomeye kandi y'ubuyobozi, abagabo n'abagore batekereza neza bo mu nzego zose. Abo bose bahanze amaso yabo ku biri kuba hadukikije, bitegereza imibanire iri hagati y'ibihugu. Imibanire iri hagati y'ibihugu irimo amanyanga menshi n'ubugome bwinshi. Bitegereza ubukana bugenda bufata ikintu cyose kiri ku isi, uburyo ibintu byose birimo kugenda biba bibi cyane, urushako rwabaye rubi, uburezi bwarangiritse, abaturage ntibakiyoboka za leta, ubwicanyi, abantu ntibakinezezwa no kubaho, abana bari umugisha. Urahura n'umuntu wababyaye akakubwira ati ni Sodomu niberamo. Umuntu asigaye yicara akirata yuko yaboze, nariye umwanda. Undi agahita ambwira ati noneho njye sinariye umwanda, ndi miranzi ya nyamunsi. Umuntu asigaye yirata ikibi kimurimo. Hari abantu babyitegereza, kandi abantu basobanukirwa ko hari ikintu gikomeye kandi kidasubirwaho kigiye kubaho. Babona ko isi igiye kugera mu kaga gakomeye cyane. Ibiza bibera ku butaka no mu nyanja, guhungabana kw'imiryango y'abantu, impuha z'intambara zizaba nyinshi. Byerekana ko hari ibintu bikomeye cyane bigiye kubaho. Abakozi b'umubi bariho bakusanya imbaraga no kwisuganya. Abakozi ba Satani, amashyirahamwe akora mu bwiru, ibihugu biyoborwa n'imyuka mibi, abantu Satani akoresha, abanyamadini bamaze kwerura, bateye umugongo ijuru, barimo kwigira ikuzimu. Ibi bintu byose Satani arimo aregeranya imbaraga z'abakozi be, bishakamo imbaraga kugira ngo bahangane n'ibihe bikomeye biheruka. Vuba aha muri iyi si yacu hagiye kubaho impinduka zikomeye, kandi bizabaho biheruka bizaza byisukiranya. Igihe cy'akaga kigomba kugenda kirushaho kwiyongera kugeza ku iherezo kiregereje cyane. Nta gihe cyo gupfusha ubusa dufite. Amen. Ndasoza mbabwira ngo hindura. Nudakurikirana iby'ubuzima bwawe kakubayeho, ibi byaha urimo gukora, uku kuntu uteye, Satani arimo arakujyana. Imbere yacu hari itegeko ry'icyumweru, hari akarengane, hari ukwakwa imitungo, hari ugusubiranamo kw'ababyeyi n'abana babo bapfa ijambo ry'Imana, hari ibihugu biyoborwa n'imyuka mibi bigiye gukontorora ibihugu bikennye bikabitegeka kwemera amahame apfuye. N'ubu byaratangiye, ujya kubona ukabona umuperezida wo muri Afurika yemeye abatinganyi, idini runaka rirabemeye kubera igitutu cy'amahanga, kandi amahanga nayo ari ku gitutu cya Satani. Cyakagombye kugukangura. Hari inkono y'ibyago 7 igiye gutwika abanyabyaha. Uyu mugoroba ndagukangurira kuba mu ruhande rw'Imana, uba mu bwihisho bw'Isumba byose. Nta kibi kizegera ihema rye, kandi shaka ukuntu wihana, shaka ukuntu ubana n'Imana, egurira Yesu ubuzima bwawe. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Luka igice cya 21:36. Luka igice cya 31. Mpamagare abayobozi b'indirimbo begere hino kugira ngo twishakire umusozo. Luka igice cya 21. None se ni gute twarokoka? 36 n'umurongo wa 36. Nuko rero mujye muba maso, muvuge ngo amena, musenge iminsi yose. Bavuze ku isabato gusa. Musenge iminsi yose
kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Amen. Kuba maso, gusenga, ibi bintu bibiri bifite ububasha bwo kuzatuma uhagarara imbere y'umwana w'umuntu nta soni nta n'ikimwaro ufite. Imana ibikumeremo umugisha kandi iguha imbaraga zo kubishyira mu bikorwa. Kandi muri uyu mugoroba kwihana kwawe kube kwihana kwemewe imbere y'Imana. Nongere mbabwire yuko ukora ibimeze nk'ibi ngibi ntabwo ari inkono gusa imwerekeje, n'ibyago 7 biramutegereje, ariko mu ijuru hari Imana idukunda ishaka kudukiza. Imana imiravuga ngo ni gute umuntu agwa ubutabyuka, ni gute umuntu agenda akayoba inzira ubutayigarukamo. Imana irimo iribaza iti ni gute umuntu asubira inyuma ubutagaruka, byagenze gute? Muri uyu mugoroba niba ushaka kwiyegurira Imana, niba ushaka kwegurira Imana ubuzima bwawe, ngwino dusenge. Tuzingiweho n'ibigeragezo, dengewe n'imiraba, dengewe n'imiraba yiyungikanya, wowe gitare cyanjye wihishemo, ngwino wihishe muri Kristo Yesu, ngwino rwose, ngwino wiyegurira Imana, ngwino ikubera igitare, ngwino rwose, tekereza neza, ngwino, tera intambwe, ngwino. Umwanzanyiba siyendi kurugamba, ni wowe mungiraho nkaruhuka, iyo nibasiwe n'ibigeragezo, niwe nihisha mu gitare cyanjye. Ngwino wihishe mu Mana, ngwihishemo, 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 wowe gitare cyanjye ngwihishemo. Mbere yuko dusenga, haramutse hari umuntu urimo kurwana n'umutima, haramutse hari umuntu Satani arimo kugusha, arimo kukujyana kure y'Imana, haramutse hari umuntu ijuru ryeretse kimwe mu bintu bibi bizatuma abura ubugingo afite, ariko ukaba ushaka kubwira Imana muri uyu mugoroba ngo Mana nkwihishemo, ndashaka kumbabarira ibyaha byanjye, nshaka kumfumbatisha amasezerano yawe, undinde yuko iyi si yaba impishiye ibintu bibi, ahubwo ibyo unyifuriza aba ari byo bibaho. Wowe niba ushaka guhungira mu Mana, ngwino dusenge, tera intambwe, nta kindi gice turirimba. Niba uhari ukaba ijuru ryakabakabye umutima wawe, rigacana umuriro mu mutima wawe, uyu mugoroba ntutahe uko waje, tera intambwe wigira isoni, bwira Yesu uti ubu ndaje. Kuki udakorwa n'isoni zo gukora ibyaha ukaba ufite isoni zo kwegera Imana? Nibyo Imana yabajije Yeremiya, ntumuzitaba abantu bateye gute, nta soni zo gukora ibyaha bafite, ariko izo kunyegera barazifite. Tera intambwe niba uhari, tugiye gusenga. Hari uwabasigaye ngo atere intambwe? Haramutse hari uhari yatera intambwe, mureke dusenge. Horaho Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Igihe cya Yeremiya nicyo natwe turimo, kandi akaga kariho mu gihe cya Yeremiya, Yerusalemu yari iri hafi kurimbuka, ariko twebwe ntabwo ari Yerusalemu izarimbuka, ahubwo n'isi igiye kurimbuka. Urimo uraduha imiburo,
Satani yaradutwaye ku buryo ijambo ryawe turimo kurikandagira nta n'icyo bitubwiye. Abantu benshi arimo arabateza intambwe yo gutwika umuzingo. Uturinde kuba icyo kintu ari cyo twasorezaho, kuko umwami yagishorejeho birangira Yerusalemu itwitswe. Iyo ijambo ryawe ritwitswe n'ubugingo bw'abantu babuzatwikwa. Turakwiyeretse ngo tubabarire ibyaha byacu. Uyu mugoroba ubere umugoroba ubwoko bwa mugoroba udasanzwe wo kukwiyegurira. Uraduhumuye tumenye ko Satani atwanga, abadayimoni batwanga, isi itwanga, ariko uradukunda kandi abamarayika babera bari kumwe natwe. Uduhe ibyiringiro muri uru rugendo. Hari abana bawe bahagurutse baje bagusanga, bafate mu kiganza. Natwe abahagaze utwiyegurire tuba bawe. Uturinde kuba kuguma imbere y'inkono Satani arimo gucanira, ahubwo uduhindure abana bawe witeguye kujyana mu bwami bwawe. Ngaho rero kubabarirwa kwawe kuboneke kuri twebwe, kwihana kwacu nako kuzamuke kuze kuri wowe. Imbabazi zawe zizakomeze kutuzana muri uru rusengero rwawe rwera. Ujye uturinda kwikubita mu gatuza duhagaze mu nzu yawe ngo twirate ko dukijijwe, ahubwo wowe ukiza ni wowe uzaho utugejeje udukiza. Uduhe guca bugufi, tukweretse umuntu wese uraho ufite icyaha arimo gushaka gucika ngo umuhe imbaraga. Tukweretse umuntu wari waraguye burundu kugira ngo umubyutse. Tukweretse wari warasubiye inyuma ngo umurinde kugendanira ko. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.